ndibaza ko hari amayimeri arenga 5 y'amazina y'abanyamurenge ya reportinze cano. Hese urumva niba tudashize hamwe kuri utwo tuntu tungana gutya tuzoshira hamwe gute ku ntoze hariya. Rero nje ndumva urugamba rwa mbere tugomba kugwanya n'ukugwanya ikintu gishobora kuza kugira umunyamurenge kikamugiramwo macakubiri babiri. Ubundi dushize hamwe Justin n'ukuri kw'Imana reka ngubizukura. Mane njewe nakuriye muri Kongo intambara z'abamayi mane tuzizi kuva tukiri bato. Ibintu biri kubera ruguru nta muntu abona uko abivuga. Abana ko baravukira ku mihanda. Abagore n'abagabo bose bari kwicwa, abahungu abakobwa, nta muntu n'umusizwe. Hariho raba itsemba mbese ritarabaho. Twabikoze kiriya kiganiro twagikoze kugira ngo abafana bacu tubamara amashaka kuko hari abenshi twahuraga abaguhamagara ngo ni mudo ku mafaranga twaragutoye amajwi yanje nagushizeho nyabona uzongurire soda. Twari ko dushaka kugira tumara abafana amashaka batagiraga wenda twabimye soda. Urebye intebe nanicayeho sibyo urebye n'ukuntu nari relaxed kandi wenda umukameraman wowe urashobora kuvuga ngo wenda wakameye igice cyo hejuru utakameye igice cyo hasi kandi kuba ko nambaye ipantaro oya naro zivuye muri channel zivuye mu kazi kacano nyine zivuye mu kazi bitwaye sasa umva Justin umbikibaza abantu bafite mari umbikibaza umugore wanje nese se umugabo wanje inyo wacu uzigiye tubahaye ikaze inshuti bakunzi ba IITV1 and Radio aho muherereye mwebwe mwese ku isi twongeye kubaha karibu cyane mu biganiro byacu nk'uko bisanzwe. Uyu munsi rero ngiye kwisetsa yene bacu urakaza neza Nyagatomera sandi cyane Nyagotomera akaba ari kuri kamera za II ndetse na Kanyamukwengo comedian timu yose nubwo atari yose team iri hano Kanyamukwengo comedian in the house chauza hanze in the house twicaye hanze muri IITV turabakira inshuti bakunze akoze cyane murakaza cyane murakaza neza cyane twari tubakumbuye sandi cyane Nyagatomera dore kuvuga ko wavutse igihe cya Murere none ko wansereje ushize ngo navutse igihe cyamwe gusa mbibona nyine maze na papa ntiyavutse icyo gihe kananswe ngewe hata wapi ntago navutse icyo gihe Kanyamukwengo na Nyagotomera bari barazindukiye mu gihugu cyo hakurya kuri none bakaba bari muri Kenya. Niyo mpamvu twongeye kubakira ariko nanone mwagiye mubona Kanyamukwengo niwe waje mbere turamwakira turamuganiriza atubwira ukuntu yariye za zingaro nyinshi mu Rwanda na Nyagotomera nawe murabizi ko agira amego menshi nawe turashaka kumenya uko byari byifashe muri kiriya gihugu. Mwagiye mubabona bakoze akazi kenshi kandi keza cyane abantu b'abagabo cyane tutabura gufelicita abari hariya mu Rwanda bose nabo tubashimira nanone uburyo bagiye babakira bitandukanye n'abantu beza cyane siko bimeze cyabuza byari bimeze gute IITV1 nakuvuga ngo turabashimiye cyane nyine kuba mwatwakiriye kuri kamera za IITV1 turabashimiye kabisa twishimye ko mwadutumiye tukaba twaje hano nyine gutamika abantu mukati mugane wa the dome twari twarazindutse nkuko mwabibonye nka Kanyamukwengo team njewe na Nyagotomera na Kinshasa twari twarazindutse ariko nyine twari twaragiye gukora akazi kandi mwarazinduka kose kuratandukanye mwaragakoze bavandi ariko icyo twari twarazindukiye twaragikoze nka 90% twakigezeho. Nyagotomera bagusanze Kigali ari wowe warabanje Kinshasa si wagusanze ninjoze ugenda babanziriza urabonaga ninjewe n'ubundi wahajwe ni nka kujya ko mu kiraro keri y'abantu bajaga gusuhura inka bagazabanza agafata umuntu uja gutandura imisozi ngo babanze barebe ko iriho ubwatsi gabazobona gusuhura kandi urahahajwe Nyagotomera ukunda ari mukuvuga habe n'ubu nyine dore wigeze ubone akora kuri mikoro uko ninjewe ngo uzoza ufata ariko hari akavideo kanyu mperuka kubona karanshimisha cyane ariko nabamenyesha ko noneho Nyagotomera ejo yarahiriye ko atazongera kunsaba inkoko
yabirahiriye afite ukuguru kw'inkoko mu maboko aravuga ngo njewe nyagotomera ndahiye imbere y'amaso y'abana b'abantu n'imbere ya musaza w'amahina ko ntazongera kumusaba inka arangije se arayita arangije ahita atamira ahubwo yari iyanyuma ahubwo itegura araje azirya iyo arangiza akayishugunya nawe ngo yari iyanyuma nyagotomera ako noneho ko nawe nyine urebye noneho ubwitonzi afite birashoboka ko atakiguhahaza ubwitonzi shansige buransigaye ni icyo bita kwiyoberanya ni kwiyoberanya nawe urabizi ko nitonda ariko nzi ko wiyoberanya narimuze ati hari akavideo nabonye kanyu uri guteka niba ari ibishimbo niba ari ibituryi sinzi hanyuma uwanyu yatetse inyama kandi yikopesheje agaspari yari yazikopesheje byari bifashe gute Nyagotome none se wowe ntabwo wajya kwikopesha inyama njye naragiye nikopesha inyama urumva ko nari nkumbuye inyama nawe rero ateka isafuriya yuzuye ibishyimbo umubaga buri wese aravuga ngo arye ibyo yatetse kandi nyine natetse inyama zanje neza usiwe gusa nyine banciye igitsi mbere yuko nzirya naraguhaye ariko amego uno mugabo yagize bana yakuze umutogoto w'inyama mudahujije ku nkono wowe wamenye ubu uvuga ngo buri wese agira inkono ye warangiza ugasubira ukareba ku ruhande uzi icyambabaje ni ukuntu yazitetse njewe nsigarana umubaga noneho ngo amare n'ibirungo byari bihari ansigira ibitoki 2 na karoti imwe n'urunyanya rumwe ibindi byose karabitemagura none se njye nkubaza ibishyimbo ubundi bikenera ngo umuntu ashyiremo inyanya nyinshi cyangwa ibirungo byinshi ariko inyama zigomba kuba zitetse neza rero niyo mpamvu nagwaye biriya cyanshimishije kuko tutaziriye nayo ndazijya ndeba cyanshimishije nko kugenda kuzikopesha kastekana ndaza Nyagotome abafana bakwakiriye gute mu Rwanda mama banyakiriye neza banyitayeho birananshimisha hariya mu Rwanda dufite abafana benshi abagore abagabo abana abatoya abakuru muri rusange batwakiriye neza abanyamakuru naho turabashimye ntako batagize itangazamakuru ryose wabonaga nyine ko abantu bose bashaka kudukoresha ariko natwe kubera umwanya n'ikuntu twamo turakina tugenda nyine twihuta dufasha bamwe abana turabwana aho ubutaha kuko dufite na zindi gahunda wenda dusubira gukorerayo aha ugeze kuri kamera z'ibinyamakuru no kwita international kuko warusanzwe ukorera cyane ku binyamakuru biri hano muri Kenya niriye tandukana waje kuhasanga kuri biriya binyamakuru kuko Kanyamukwengo twabashe nko kuganira asa n'utubwiye kampuro ya hagatoya nubwo turi bugende tumugarukaho ariko wowe wabyakiriye gute wabonaga ari nk'iki kidasanzwe kuko abanyamakuru bose bagira strategy yo kubaza kandi bagira uburyo babikoramo ariko abari mu Rwanda wenda navuga ibyo barusha abari aha ngaha ni amakamera ari digital ni ama sound speaker ari digital navuga ari nk'ibyo kandi bo bafite n'amasi nini ireba ibyo bakora ariko namwe muri kuzamuka da urebye iterambere rya media yo muri Kenya imaze kuzamuka cyane media mu buhunzi yewe nukuri bari maze kuzamuka none se muri Kenya uragira ngo ntibazi channel yawe muri Kenya muri Rwanda bazi BMC bazi IITV bazi harya n'ihindi we isoko babazi menshi uko bagenda kuzireba rero urumva namwe muri kuzamuka ariko ntago twabagereranya wenda na za Isimbi ziko zimaze kugera kure bamaze kugira abafans benshi ariko namwe keep working muzabageraho bwa mbere winjiye mu si ubwa mbere naringiye kuvuga ngo winjiye mu ndege bwari ubwa mbere bwari ubwa kangahe bwari ubwa mbere yari trip ya mbere ngize mu ndege umaze kwinjiramo zari bimeze bite nyine ubundi ukuntu natekerezaga indege siko nayisanze wayitekerezaga gute mbere numva ko ari ikintu kigira umunyenga udasanzwe ukuntu nyine wenda tubibona twese hejuru ariko ikintu cyanangaje n'ukuntu ahantu wumva basi n'indege yisheganyije ni igihe izamuka n'igihe yitura ahandi ubwira ngo uri mu ntebe z'iwanyu nuko nta kintu kimwe uri kumva serivisi z'indani wenda numvaga ko abantu nyine barya
ibiryo nyabiryo ariko biterwa ngo n'amatrips niko bambwiye ntagatsima baguhaye oya nta mutsima bampaye jus n'umugati ukoze muri fome ya baga waranariye byagaze wese wariye iki we wariye iki ari utuntu tumeze nk'udukoko utwoba nk'utwoba Kanyamukwe mu ndege mu bwiherero shabu bamwe ariko sinabugiyemo kubw'impamvu z'umutekano wanje abana bandi bagira ngo baratibuka kandi buriya kugenda mu ndege hari umuntu wagiye muri Amerika umuje muri inshuti yanje ngo ajana n'undi mukecuru nyine tu nako si umukecuru umugore ukiri muto noneho ziriya ndege zija kure urumva bo bagenda ijoro n'amanywa abana baragenda mu ijoro bukeye mu gitondo ngo hari utuntu bazabazanira abantu bagiye wenda nko muri za Amerika giho ni kure tume udusumi noneho mu mwabo wo gukaraba mu maso kubera ko tuguheza amazi ngo ukarabe bazakuzanira ako gasumi ukagacisha mu maso karimo amazi afite nk'utuzi dushushu ugacisha mu maso ukabukara noneho ka gasumi bakakazana ngo baza bakazana kazinze nka capati ngo barakazana neza bagaheza wa mugore ngo aragafata arakitegereza ngo arebe ukuntu kazinze nka capati aravuga ati dore zose ni capati ya mu gitondo noneho bakazana mu gitondo bakazana kagishushe arate ni capati kandi baza bakazana n'icuma ni ese kira cuma ngo kagafatisha icuma kagira nyine gafatisha icuma sinzi byo zafatisha zagafatisha icuma uwo mugore ngo yaragafashe neza arakegeranya arakazinga urabona ukuntu capati imeze izinze ifite udutwe dusongoye aratwegeranya neza arangije agaheza umutwe muremure umeze nka gutya agatamukana agahiryinyo agashikura yewe umuntu ngo bari bicaranye niwe warira ati si umuntu noneho wawe ugisumiye biragenda gute ntabwo byaje kurangira yimutse Nyagatomera ntibyo byaramubayeho yabisha ariko bishobora kuba byaranamubayeho ni usoro two baduhaye aya ntatwo baduhaye hano ni hagufi man isaha imwe isaha imwe n'igice ubundi iragera isaha imwe n'igice ariko mu ndege hari ibintu buriya wirinda kuriya ikintu ciza ubuzima ikintu ciza kuriya gukopera si icaha ariko ugenda ureba umuntu mwicaranye kagenda ureba ukuntu abikora kwaje kandi uzamubikora akagira none maze nk'imyaka 10 muzamugendana kandi hari ibyo nakoze hari akantu urabona kano ga staff kaba kari ku ntebe y'umuntu kuri imbere kano kameza umanura ugaterekaho ibyo kurya nyine baguhaye cyangwa ibyo kumwe sinari namenye ko gahari none ngo babizane ubura ubishira ijisho mbona wacara agafunguye nama ngafungura nkaho nkazi uwo twari turi kumyamagira none maze nk'imyaka 2 nza ngendera mu ndege Nyagatomera ni nkaho yuweri yatigeze kuja muri co nako hari umuntu wigeze kumbwira ngo yagiyemwe ngo iriboroka mu muryango biba ngombwa ko akora kuri emergency Nyagatomera rero abageze mu Rwanda usanga iyo Kanyamukwengo mugenda mukorana amakolabo n'abantu n'abastari bakomeye cyane wabonanye n'abantu benshi bakomeye cyane barimo bazubi comedy ba Rusine bande akanimba dogiteri muganga abanyamakuru bakomeye twemera ba Sabin ba Yago bande ba Manibra none se muri bari abanyamakuru bankuduha nk'ishusho ya Sabin kandi abantu bishajyaza kuri Sabin bazoje kumwirebera ako sibino mwazajya naho mukamwirebera Kanyamukwe ntabwo ari nabajije mana ariko Kanyamukwe wagireka ibintu gusa ni umuntu mwiza akenshi agira ijwi riri attractive rero abantu benshi bamutekereza bakagira ngo wenda n'umuntu ariko no umuntu rawo usanzwe n'urugabo rurerure oya umugabo uri medium wenda ntiyareshya na Justin ubunini mwareshya nawe ni size nkizo ubunini nyine ni size nkiyo yawe size nkiyanje wese karaboneka ndaje kuri kamera hagati na hagati karaboneka nawe naze bamubona ubunini si umuntu muto ari hagati na hagati arirabura yambara amarineti no mugabo arashatse and yego arashatse Sabi keraga makuru witonda murekerega gutya ugiye kumuvuga uko ameze kandi atazayiyerekana ariko Kanyamukwe wagireka ivyo bintu man wewe kutahogaragara none se sinzangaragara wewe kutahogaragara kuri kamera nawe twomuvuga murekera ya comment z'ibiganiro wagenda gukora kuri ari amacano wagenda kuzireba
nagendaga nzireba. hari izo wabonye ziri negative Ziri negative nyinshi. zagayaga iki biterwa abantu ntibaze babura icyo bagaya kandi abantu ntibabara icyo bashima. Ama interview yose umuntu akora wenda wumva ibyo utavuze hakaba n'uwumva ibyo bavuze. Hari umuntu w'inshuti yanjye ntabwo muvuga mu izina azakunda kuvuga ngo icyo ni ikibazo cy'abanyamurenge. Umuntu ukabanyamurenge bateye iyo uvuze baza bumva se bakumva di bakumva i like ntago ari bose ariko majorite yabo ni abantu baca intege, ni abantu bavuga ko atari byiza wenda kuvuga ko uri umunyamurenge kandi nyamara ni byiza kuko buri yuri we aruta uwo witirira. Nibyo ngiye nagiye mbona kenshi na kenshi. Ariko nyine hakaba n'izindi message zikwencouraginga ziyakubwira kora keep working ugende utera imbere turagushyigikiye. Nazo ziba zihari. hari ikiganiro kimwe twabonye wakoze sinzi niba utwemerera kukivugaho. icyo cyanatumye hitwa hano muri Nairobi haza style bahita bayitirira Nyagotomera. Yego umuntu yicara agatavuga bayicaye Nyagotomera style. ibyo ntago nabitindaho. Niko hakundi gusa umuntu urebye intebe nanicayeho sibyo urebye n'ukuntu nari relaxed kandi wenda umukameramani wowe urashobora kuvuga ngo wenda wakameye igice cyo hejuru utakameye igice cyo hasi kandi kuvuga ko nari nambaye ipantaro numvaga nta kintu kiri mu kibi nuko nari kwenda nambaye ijipo cyangwa ikanzu nkicara nka kuriya ariko ipantaro n'umwenda nakicara akaguru kari ku kandi nakicara wenda amaguru ategeranyije numvaga ko bitarenze cyane ku buryo umuntu yagenda akabikomplimamo bikarusha ikindi kiganiro cyangwa se bigatuma ikiganiro kiba bizarre. Ni nkuko nabivuga muto nkuko wabivuga rata ako kara kanyuzemo nta n'igitangaje cyabayemo kabisa. Kwicara si ukwicara ko atari ukuryama cyabuza guhagarara. That's all. Hanyuma reka tuse nk'abagaruka kuri Kanyamukwengo gatoya. Timu yawe iri kugenda igaruka hano muri Nairobi siko bigaragara se cyane kazi kose akazi mugiye kukagarukamo muri Nairobi nanone nkuko byari bisanzwe kuko hariya ibyo mwahakoreye byubakiwe hano muri Nairobi hano niyo mu Kirambi. Rero mubona hari umusanzu w'itangazamakuru wahabaye hano muri Nairobi kugira ngo mumenyekane mu Rwanda munahagere mwakirwe muri buriya buryo. Novuga ngo abanyamakuru turakorana kandi twaranakoranye cyane. Wenda umusanzu ntiwobura ariko umusanzu munini watumye tumenyekana mu Rwanda ni ibikorwa. Ibikorwa ariko n'abanyamakuru twarakoranye ama interview twakoze kuvuga bino bintu dukora ubundi twese tugenda twuzuzanya baba abanyamakuru muba mudukeneye haba natwe tuba tubakeneye ariko cyane nka 80% ni ibikorwa byatumye tumenyekana kuko abantu benshi nyine basangaga batuzi n'ubundi ku bikorwa byacu dukora. Twageze mu Rwanda dusanga abafana benshi dufite bagiye batuzi ku bikorwa nyine dukora niko novuga ariko n'itangazamakuru nyine urumva twese tugenda dufashanya nyine tuzamurana tu. Uri umukomediye wabashije kubona igihembo bwa mbere igihembo cha Mulenge Talent Award. Ejo bundi tugire cyo tubona ukivuzeho kandi ntekereza ko nibwo bwa mbere iryo rushanwa ryari ribaye akaba ari nabwo bwa mbere wari wowe wari ugiye gukanye ka number 1 niko twabyita ariko iryo rushanwa biza kugaragara mukoze video wowe n'umunyamakuru Bonfils Gapangwa aho mwagaragazaga ko ririya rushanwa uburyo ryateguwemo habashe kubamo uburiganya ku ruhande rwayo niko bivuga. Sinzi ko nobyita uburiganya gusa sinzi ko byari na ngombwa kubivuga byararangiye hariya nyine just twerekaga abafana bacu kugira ngo tubereke ibyo twatsindiye ibyo badutoreye none twabasobanuriraga impamvu z'ibihembo twarabisobanuye kuri BMC abantu batarebye icyo kiganiro bazaje kuri BMC bagikurikirane cyose kirimo ubusobanuro bwa biriya bihembo ni ibihembo nyine twakoreye
turatsinda niko novuga nyine abafana bacu baradutora tugira amajwi menshi ibihembo rero byaraje ibihembo ni biriya bikombe nyine nibyo twanasobanuye kuri BMC ni biriya ni hariya byarangira ni biriya kabisa ni biriya ibihembo ni biriya bikombe nyine ni twaranavyerekanye BMC yera afite iciwe muri interview twaranacerekanye nyine tu ariko ibihembo ni biriya nyine biriya twabikoze kiriya kiganiro twagikoze kugira ngo abafana bacu tubamara amashaka kuko hari abenshi twahuraga abaguhamagara ngo ni mudo ku mafaranga twaragutoye amajwi yanje nagushizeho nyabona uzongurire soda twari ko dushaka kugira tumara abafana amashaka batagiraga wenda twabimye soda ibyo badutoreye byazanya amakuta mwabyakiriye gute efe yo kuba mwarahawe ibikombe nyine igikombe nyagikombe ibikombe twarabyakiriye agaciro k'igikombe ibikombe birahari ni za ubundi kiriya gikombe ni nka envelope kiriya gikombe kiba ari nka envelope ariko muri kiriya gikombe haba harimo akantu yes ariko nyine twe dufite ibikombe titurabona envelope mwabyakiriye ariko titurabona ibiri muri envelope twabonye envelope iri vide ariko nta birenze kubera ko ni irushanwa nibwo bwa mbere ryari riteguwe n'impamvu twakoze iriya interview ntabwo twayikoze dushaka kwerekana ibindi kwari ukugira ngo wenda no mu mitegurire wenda y'ubutaha bazogira ikintu bahinduraho cyangwa se wenda n'abandi bashaka kubijamo kuko hari abana bari hasi baba bavuga ati ebana turashaka kujya natwe muri competition muri biriya bihembo wenda umwana ugasanga agiyemo afite gahunda yo kuvuga ngo harimo amafaranga yageramo yasanga ntayarimwo ugasanga bimuciye intege so biriya kwari ukugira ngo tubwire abateguye iriya gahunda nyine wenda ubutaha bazarebe ko hari icyo bokongeraho nyine bikaba none se kuri ubu ngubu bavuze bati dore abagabo bavuze aya magambo yose n'ubundi envelope twarimo tuyitegura turi hafi kuyibagezaho n'ubundi boyiduheza ariko sinibazo kuntu envelope se yoza mbere y'intuza gute ariko n'ubundi ntacyo twavuze kitari cyo ntitwanabesha none se kuri ubu ngubu iriya envelope ije mwayakira iki iriya envelope ntayihari iraza ntayihari mwavuganye na ba nyiri ibikorwa nta envelope ihari ntayihari right Nyagotomera aya marushanwa ntabwo ari ukuzayitabira njyewe kuko ibyo ari byo byose usanga byakunda kuzahagaragara hariya hantu azaba nominated iyo utanyagotomera agomba kuba azaba nominated naje ndi kubyumva tu ndetse tuzaba turi kumwe tuzaba turi kumwe nubwo tuzaba turi muri kariyeri imwe bazaduhereza igikombe ni nabyo twakoreye iriya interview abantu nk'abanyagotomera wenda next year nibitabira batazogenda bavuga ngo wenda hari ibintu bya danger bagiye gufata natwe bazaduhereza ibikombe tubibike mu nzu ariko ndibaza ko wenda bazabikosora ibintu byose nyine ni ukuntu ku buryo next time nihagira igikosoka n'ubundi muzitabira amarushanwa n'ubundi kubiceceka ntabwo ari wo muti ngo duceceke yari abafana bagume bicare bazi ngo ari cyo bakoze ngo katara umujama bageze unserereza ni umunyamakuru ngo se ngo ndatwara ngo plaque kangahe ngo ko natsindiye igihembo nyine ariko abo ndibaza ko wenda umwaka utaha wenda bizakosoka bugiye intangiriro zigora kandi kujya ibintu byinshi ugenda ubimenya iyo habayeho intangiriro nibwo uzugenda umenya ibyo bongeramo uko umwaka utaha bazongeraho kandi umwaka ukurikiraho bongereho kandi kugeza imyaka igenda yiyongera igihe cyose bazagenda babikora ukaba nominated uzitabira jewe ntabwo nzaba nominated haracari abandi bana bari hasi bafite impano bazamuka bashaka kugira none se banominatinza bari gushaka kuzamuka kunda kuma kubijamwe oya ntago banominatinza bari kuzamuka ahubwo nitwe bahereyeho twe wenda dushobora kuvuga ngo wenda nitwe bahereyeho nyine urumva twe bahereyeho ntabwo basubira kutugarukaho kandi hariho abandi nabo dushaka nabo Nyagotomera nahita nsubiza ubaye nominated uzitabira nakwitabira right hanyuma reka duhite tuva kuri icyo kintu yego hari ikintu cyari kibaye tutava kuri kamera zacu tutakivuze ikintu cyababaje abantu benshi cyane cya timu ya Papa Legend TV tubivuze ko ari YouTube channel yabaye channel nta channel yawe ugira nanjye ndi kuyikora jewe nta channel ngira kuri channel yanjye jewe nta channel ngira ngorera channel y'abandi
channel ya Papa Legend TV yagize ikibazo batanga itangazo ejo bundi bavuga ko hari abahaters urumva abahaters n'abanzi cyabuze se abagome babashije kuripotinga iriya channel ya YouTube ndetse bigeraho iriya channel iba deleted. Reka duhere kuri Nyagotomera, icyo kintu wacakiriye gute Nyagotomera? Okay, ntabwo ntacuze. Ndakizi ndakizi gusa ntago ngifite amakuru ari so sure cyane gusa uburyo nabyumvaga abantu bari kubivuga ntago ari ikintu cyiza abantu bakoze ibyo bintu every time uwakoze ntago wamuciye amaboko kandi Imana yahaye umugisha nushaka kujya ushima kuko uwamuhaye wowe bavuga ngo wadeletinze cyane ntacyo wakoze ejo uzosanga afite aba subscribers yari afite nunda abafana yanabarengeje abafana ntago bazareka gukora ngo nuko wenda igikorwa wakoze nihanganisha na Papa Legend team bose na OG wabo ko ibi byababayeho maybe nibo ba mbere bibayeho ariko abantu basigagira amashari kandi si meza ishari kubera ko ntago ari ikintu wavuga ngo ngura supportingira ahubwo nimba mugenzi wateye imbere byishimire wenda nawe hari ikindi kintu uzafungura nago twagushigikira rero babikoze biriya twarabagaye cyane kinyamurengo twarabagaye cyane kumwe kwama Kanyamukwe bazakiritse papa yewe nanje byarambabaje cyane kabisa. Papa Legend TV n'abantu twakoranaga nako dukomeje no gukorana nari mbivuze mu mvugo mbi ngo twakoranaga nkaho bapfuye hagiye cana ariko barasigaye barahari cyane kandi bamugani kuko Nyagotomera yaravuze bujya sinzi ni abantu bagira ishari nza mbona ntazamiri bagira ahuzare ijuru bazabona we no ijuru icyo si ikibazo wenda kuribona no kutaribona ni nkaho ni ubushake bwa ariko kutazoribona nibyo biri cyane kubera ko umuntu hari gihe azagira ishari ariko akarigira afitemo n'ubwenge buke niko novuga kubera ko nko gutekereza kudeletinga channel y'umuntu ufite impano ntaco bivuze wose na channel 30 impano akifite keretse wenda ukamuheza sumu yapanye agapfa tukavuga ngo Papa Legend team yashize yapfuye bashize cyangwa babaye ibimeme bose ntaho babasha kuvuga aho ngaho no twari kwikorera amaboko twese twavuga ngo Papa Legend irashize ariko Papa Legend team irahari na OG kandi natwe turahari kubgabo kubasupportinga ubundi tugakoza satani soni buri umuntu wese ugira ishari umuntu uzoza ubona ugiriye mugenzi ugize ishari y'ibyiza bya mugenzi we uwo nguzo umushira mu ruhande rwo ko bagahine kubera ko Gahini nawe yagiriye Abeli ishari ngo kubera ko isadaka yibizigera kwa Yesu vuba uwo nguwo azoba afitanye isano na bagahini. So rero Papa Legend team turabihanganishije twamenye ibyababayeho YouTube yabo bayideletinze iripotinzwe none one place n'abanyamurenge ayo ni amakuru dufite njewe navuganye na OG ubikurikirana ufite management ya Papa Legend ndetse bidatinze so niba enda nimba hatagize igihinduka afite kuzabikora akabishira ku mugaragaro wenda kerekana nabo babikoze kerekana yoma abo bantu baripotinze cyano yiwe ariko nyine ni ryashari gusa abantu bareka amashari yewe bareka amashari cyano zabaye cyano nibyo nariko nkubwira Juste ubu nyine umuntu bashobora no kukurasa abantu bashobora no kukurasa ngo ufite ifaranga ngo kubera YouTube channel Kanyamukwe ariko ngo ufite ifaranga wowe ngo na Nyagotomera hano hanze na Nyakinshasa shanga umufite ifaranga we muri channel Juste wari waburara wari waburara mu wawe uri umugabo urubatse wari waburara abana bawe ntibazabambara neza kwama wowe ntubere uko turi smart nubwo bataba kubona ni bandebe maze none nyine wo kwita umukene wo bihaka no hereye kuki wo kwita umukira njyewe na Nyagotomera ko urabona twambaye nabi ko urabona tutaberewe wanyu kose none kubera ko wonyita umukire nkabihakana kubera ko umbwira mfite ifaranga nkazihakana kandi mbasha kwambara nkarya nkamera neza nkuko meze ndazifite nyine zivuye muri channel zivuye muri channel ntabwo zivuye muri channel nka Pastor Theoje bitwaye iki
oya naro zivuye muri chano zivuye mu kazi ka chano nyine zivuye mu kazi bitwaye iki sasa umva Justin umbikibaza abantu bafite mari umbikibaza abantu bafite n'ikintu twomara abana impungenge hari abantu bazi ngo njewe reka ngweze urugero ngifungura YouTube channel hano 2020 mu kwezi kwa kane nari mfite abasubscribers 90 ntaruzuza ijana mani video yanjye ya mbere nashizeho ndayisharinga umuntu wano kitengera arambwira ngo arampamagara arambwira ngo nabonye ngo ufite YouTube channel ngo hari video yawe nabonye muri groupe ngo none naje ko ndagira mfungura YouTube channel ngo kandi bavuze ko umuntu ufite YouTube channel ngo abafite ifaranga umve nari mfite subscribers 90 Justin 90 ntarageza ijana icyo gihe kugeza views ijana zageza bintwara amezi 3 kugira ngo ngeze views ijana kishima ngahwera nga hari channel imwe nabonyeje ubundi kanyamukwe hari channel imwe nabonyeje ubundi sanga video yabo imaze amezi 4 ifite views 4 man umva ivyo njewe views ijana man iyo ni true story views ijana zageza zintwara amezi 3 kugira ngo ngeze views ijana video yanje mbona iriho views ijana kishima nkaje nko guhwera rero abantu bo bazi ngo kugira YouTube channel ngo none ngo niyo ikintu nomara abantu umuntu wese ufite email wese ufite channel nimba uzi gukoresha email ufite channel uko nawe iyo ni YouTube channel ushatse kugenda ukama wifotora uhawe urya ugafata video ugashiraho uko ufite channel kuri YouTube kuba wa accessing ukaba utanga commentaire kuri video yanje ya ntuzi ukoresha ugatanga commentaire wowe igiramo channel yawe rero nuko ngo bamenye ko channel kwifungura ntabwo ari kuja mu Mombasa bari umugabo wabwiye umugore w'ejo wundi ngaramubwira ngo yarashaka kuja kumuca inyuma none ngo abura style bikoreshamwe abura ukuntu yobwira umugore ahagiye ngaramubwira ati se madamu uzuza amakuru ati Instagram ga yashize muri inoze yamushize ngo Instagram yashize mu nzu ngaramubwira ati Instagram yashize kandi ahantu twobibona hafi ni Mombasa none ndagiye umugore ati Instagram arambwira ati Instagram muri nozo tukarana Instagram dufite ejo mu gitondo uzo kuja mu Mombasa uje kuzana Instagram nawe rero abantu bazi ngo gufungura nani YouTube channel niko kuja za Mombasa jewe yanje nayifunguriye kuri telefone sinanagiye muri Sabin kuri telefone gutya gusa rero mwese mugende mufungure YouTube channel amaze izo faranga ziyazituma imitima yabaye gutya namwe mugende murebe muzirye YouTube gasi yacu mwese mama Vestina arashaka channel wenyine YouTube si yanje ya NYAGOTOMERA YouTube si nyirarume wa NYAGOTOMERA YouTube si muyomba YouTube ni ikintu kiraho umuntu wese habe nubwo abanyamurenge bose abariho n'abatariho n'abazovuka bogira ama YouTube channel iba ifita ayo mafaranga ntawo yajya ngo ayamara so umuntu aho kugira ngo ugirire mugenzi wawe ISHARI mugera umuja gufunga YouTube ya Papa Legend Team abantu bari bafite YouTube channel aho nta nicyo bakoze irongera izamuka irazamuka kandi si subscribe wa muntu wese wari warakoze kukara kamera arasubira ikore ndetse noneho bishobora no kurenga ariko kugira ngo uje kwiteranya uje no kwikorera imivumo man abana batipe bino bintu biragora Justin biragoye kuzamura izina nibyo nje nzambwira abantu sinzi wenda ko abandi bashobora kugira ariko hari n'abantu bazabambwira ngo wewe ngo wazamutse vuba man izina ryaramvunye bro izina ryaramvunye natanze amafaranga nagize gute barantutse abantu baransuzuguye time man nakoze YouTube channel nkora Kinyozi hano muri Kenya nageze mva muri Kinyozi saa 3 z'ijoro mba muri ghetto nibana nyine kugira mbere yo guteka mbere yo kugira ngo nshire amazi yo gucumba narabanzaga nakoreshaga telefone narabanzaga nkestara telefone kabanza ngakora video umunsi naruhukaga umunsi umwe mu cyumweru kishura umunyakenya akaza kumfurira amahuzu mu rugo ahubwo uranyibukije hari umutipe w'umunyakenya mwakinanaga kera ugitanga ba mutipe ndashaka kumusura aho nakoreraga Kinyozi uriya mutipe uzi ko hari abantu benshi bagiye bifuza ko yagaruka n'ubu aho nakoreraga Kinyozi niho akora kaosh niho yakoreraga so mfite gahunda yo kuja kumusura nejo wundi turavugana cyane ni inshuti yanje abe n'ubu narindi mu Rwanda muteganya kuzongera gukora yampamagaraga buri kanya ikibazo umwanya wiwe agira umwanya ugoye ariko mfite kuzaje kumusura ku kazi tubisanzwe tukaganira ndetse tuzakora ka video gasanzwe ka telefone nyine ko kwereka abantu ko namugezeho so icyo nabwira abantu man ni ukuri bagenda bareka amashari kuvuga ngo man Papa Legend barespendinze noneho nikibabaje
iriya cano yabo bari batarakuraho n'igiceri na kimwe cy'urufaranga, bari batarageza man YouTube cano kuri guhemba kwayo icyakoze abantu babisobanukiwe barabizi, abantu babisobanukiwe barabizi, si ngombwa kubisobanurira batabizi, n'ubundi gusobanurira umuntu bya YouTube ntabyazi ubu hawe umwanya wawe wose, ariko abantu bazi bya YouTube iyi cano ya Papa Legend bari batarakuraho igiceri na kimwe bavuga ngo mu byo bakoze byibuza bakuyeho $10, bari bakiye abasora umupfuko wabo kugira ngo bakore ibintu bisetsa abantu, binezeza abantu, kandi objectif n'ubundi ni bwa bwoko bariko bakorera n'abana bariko bazamura bafite impano cyane, ariko abantu batifuriza abandi byiza bagatekereza nyine ibindi bagiye kuri reportinga YouTube channel. Nyagotome abantu bagenda bakore subscribe nico twabashishikariza kuri Papa Legend TV, nibwo bufasha kabisa twobaha tugakoza satani so. Very nice. Nyagotome ivyo ari zose uri mu kubona situation iri iwacu nk'umwana w'umukobwa wavukiye mu nzira siko wavuze wavukiye hari ngo afite imyaka 15. Okay, urukuneza KANYAMUKWENGO twikomereze. Biriya bibazo biri iwacu kugeza kuri ino saha ivyo ari zose urabikurikirana ku social media nk'umwana w'umukobwa wo ubona biriya bintu ari ikiwana yaduhanze niko navuga, yaturemye dufiteho umugambi. Sike witwaza biriya cyane mani reka Nyagotomera yivugire mani ariko kanya nuko nyine mbano aguse muri ibi bihe wareka kwitwaza bibiri ukitwaza ikiwa. Oya yaturemye niyo ituzi niyikomeje kuturinda, nubwo baduhagurukira tuzabaho kandi tuzabaho neza. Ibintu biri kubera ruguru nta muntu abona uko abivuga, abana ko baravukira ku mihanda, abagore n'abagabo bose bari kwicwa, abahungu abakobwa, nta muntu n'umwe usizwe. Hariho raba itsembatsemba mbese ritarabaho, ariko ikintu kimwe nizera icyo nuko ntago abantu bose babasha kugera kuri microphone bavuga. Turasaba ubutabera bwose ahantu hose buri gihugu cyose gifite icyo cyakora kugira ngo Kongo uyu munsi ibone amahoro, badufashe. Nabo ni abantu bafite amaraso y'umutuku, babaho n'abantu nk'abandi, ikirushijeho n'abantu bajya n'umutima mwiza mu buzima busanzwe. Rero niyo mpamvu natabariza ibihugu byose mpuzamahanga, izi zama ONG, zama UNHCR, ibigo byose bishinzwe kugira ngo bihagurukire human rights, bagende bagere muri Kongo babafashe, kuko ibihugu man kiriya gihugu kirabaje byatari. Urebye n'ukuntu abana bari gupfa, abandi bari kuvukira ku mihanda, abandi badafite aho baba, abakecuru, abasaza, birabaje cyane. KANYAMUKWENGO ni kubivuga wada mane nanje nivyo navuga, sinarenga kuzo Nyagotomera avuze. Birababaje, turi mu bihe bigoye bitatworoheye kabisa, kuko kureba ukuntu aba nyine situation hari ahantu biragoye, ariko je ico nosaba abantu ico nosaba abanyamurenge cyambere kwanza kwa mbere twanze tugira ubumwe. Hari ibintu byinshi nje buriya bo sinzi ibintu bya politike si ibyanje niko novuga, ntabwo ari ibyanje cyane, ariko hari ibintu bimwe nza mbona nanje nkabona atari byiza pe. Ikintu cyambere buriya njewe dufite ikibazo kimwe, kuvuga kugeza kuri none dufite intambara zibiri, kandi intambara imwe niyo ndi mu kubona ikomeye cyane, izona tugora kuruta iyo twatubona ubunyine. Abazavuga ngo ubumwe nizo mbaraga, siko twashize hamwe nizo mbaraga. So njewe ikintu nosaba abanyamurenge kwanza cyambere nuko twabanza tukamenya yuko dufite umwanzi, kandi umwanzi utugwanya araduhagurukiye, kandi twese ntatoranya ngo nukuvuga ngo umunyamurenge ntatoranya umurara, ntatoranya akazi ukora, ntatoranya wenda aho utuye, ntatoranya iki. Ni ukuvuga ngo ubu nyine dufite ikibazo cyo kudashira hamwe twebwe abanyamurenge. Sinzi niba nje nyine uri mu kwibona, kuko hari ibintu bimwe ngenda mbona, ariko wa mugani no kudashira hamwe kose duhereye no kuri ibi bya Papa Legend. None nko kuvuga ngo ndibaza ko hari amahimera arenga 5 y'amazina y'abanyamurenge ya reportinze cano.
hese urumva niba tudashize hamwe kuri utwo tuntu tungana gutya tuzoshira hamwe gute ku ntoze hariya. Rero nje ndumva urugamba rwa mbere tugomba kugwanya ni ukugwanya ikintu gishobora kuza kugira umunyamurenge kikamugiramo babiri. Ubundi dushize hamwe Justin ni ukuri kw'Imana reka ngubizukura. Mane njewe nakuriye muri Kongo intambara z'abamayi mane tuzizi kuva tukiri bato twakuze mayi tuyizi intambara zaho zibama ariko ntago zigeze bigera kuri runo rwego. Bo intambara iri ruguru imeze nabi kandi irakomeye nimbi kandi itumereye nabi kandi irasa nkaho ihari muri bene wacu. Njewe n'usaba abanyamurenge kugira ngo tubumwe twumve ko dufite ikibazo kimwe kandi koko twese duharanira kugira ngo iwacu waboneka amahoro. Nitumara kubitahura mane iriya ntambara yo ni iriya y'amasasu yo izarangira vuba cyane. Ariko ikibazo nyine urumva ni ukuvuga ngo wenda nitudashira hamwe ntabwo nzokubwira ngo Justin tuje ruguru gutabara kubera ko tudashize hamwe nawe uzonyihorera cyangwa intege umbwire ko nta mpamvu yo kujayo. Ariko nitumara gushira hamwe twese tuzobyumvira hamwe tugire ico dukora gifatika. Nyagotomera reka tugusabe ugerageze kubwira abantu sasa ibintu bishasha wazaniye abantu hano bagomba kwitegura nyuma yo kuva iri hakurya. Tuvanye reka komeza kubera umufasha. Aha akira niwe mufasha. Niwe mufasha niwe bari kumufasha. Se mwaretse azobazi ko bazaruke kubaza. Mwaretse ngabagira inama. Mwaretse ngabagira inama. Koma mbona muberanye. Tuberanye mu boye buryo. Ku buryo ta buryo mwoba kapo. Ta buryo mwoba. Kandi turi. Mane ariko se wagireka kurandeba gutyo gatuma ndimiti kibazo cyane. Kandi turiyo. Ituriyo. Muri kapo. Kumugaragaro se? Nese byo dukora. Nese bavuze kanyamugoranya na Nyagotomera. Oye ibyo dukora ntibica kumugaragaro se kuri YouTube. Okay. Urujiro murukuye. Umva ko wiye. Umva. Ubundi niyo murakoze kumenyesha abantu gahunda zanyu. Aha mbonye title yenyewe. Niyo bavuze ngo Nyagotomera na musaza w'Amayina uzumva iki? Alright. Ushaka kuba bisobanuye naba atari uko warushatse kubivuga no turi kapo ahubwo haruko dukora. Mubyo dukora turi kapo dukina nk'umugore n'umugabo. Cyari ngombwa amaze kutumva mwakivuze already. Ubwo babajije nabi. Ahubwo yumvishije nabi. Niwe wumvise nabi. Oya. Kitero rwasobanura. Bavuze oya yatubwiye ngo ese ngo mwabaye kapo. Muraberanye. Turakubwiye turaberanye. Turabwiye turiyo. Muri turi kapo. Okay. Mwese muri Nyagotomera turi ko wise umugore wanje. Nese se umugabo wanje muri Nyagotomera uzunyita gute mubwira. Musaza w'Amayina. N'umugabo wawe. Aho nawe nabikwiteka. Uri umugore wawe? Nabikwite. Umva ngubaze. N'umugabo wawe? Yego. N'umugore wawe? N'umugore wanje muri Nyagotomera project. Sha naje n'umugabo wanje muri Nyagotomera project. Kumugaragaro turabimenye. Uzi titre y'iki kiganiro. Kanyamukwe. Kandi Justin ndabizi niyo zandika. Ngo Kanyamukwengo na Nyagotomera ibyabo babishize hanze. Ibintu biciyemo kabisa. Ni ukuri turabifuriza gukomeza. Tubirimo tunabwira abafana bacu mukomeze mugirane umubano mwiza. Yego tubwira abafana. Ako nitubona mu biro mu busanzwe. Tubwira abafana bacu Justin tutaragira no kuri ico kintu sinzo wenda ko ngiye kujabuka. Ariko muri no project ya Nyagotomera na musaza w'Amayina Nyagotomera ni mukanje kaba umugabo we. Ariko dufite izindi project bazagenda babona swate Nyagotomera ashobora kuzaba umukobwa wanje cyangwa akaba umukazana wanje Nyakinshasa akaba umugore wanje azakomeza umugore. Oya kugira project zitandukana. Oya hano ni muri filime. Ni muri filime dufite yandi ma project menshi. Nyagotomera azaza ari uwundi muntu nanje nkaza ndi uwundi muntu ariko muri ino ya Nyagotomera yo ni gahunda ni gutya aracyari umugore wanje paka aracyari wanje paka kandi nyine amerewe nabi nyine ariko batangiye kwishimira mu gitasha man gitasha narakunze tangiye kubakunda ari mu kugiraho cyakikoza mu ruzitira agakuramo ibijoro Nyagotomera ariko wagarukanye ubwiza butangaje iri aha mama shaho we
nizere ko mukawa atazakurikirana Broche. ikiganiro kurasenya uri ariko bana ariko umvaga wowe utekereje jewe umugore wawe atazakurikirana atawabwiye compliment ndi kuvuga ibyo ndi kubona man yo murakoze cyane Sema. agushukuje na brochette shaka ko twaranaziriye da kwama cyakora nshimiye n'akanyamukwengo yaranguriye yakwitayeho wagiye kumutera ku kibuga aranyaze iyi niyo muntu wa mbere waje kundeba nanagira nino niyo muntu wa mbere twahuye mu yandi magambo wagize ibihe byiza cyane mu Rwanda cyane pe na hano ukomeje ibihe byiza twarimo dusoza ikiganiro tugusaba kugira ngo ugerageze kubwira abafana bawe ndetse n'abafana ba Kanyamukwengo team ibyo muhatse nababwira ngo naryumvishije ubwo ushaka kujyana izindi kompanyi izo mutwite basi nuko asande kutazi ikinyamurenge cyinshi ariko izo kuvuga